Muraho neza. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukiriya WhatsApp channel. WhatsApp channel itandukanye na WhatsApp group. Rero ino WhatsApp channel ikigufasha no ku buryo ushobora guhera abantu benshi cyarimwe amakuru ku bijyanye n'ibyo ukora, cyangwa se mu kwamamaza ibikorwa byawe ukora, wenda nk'urugero nka business cyangwa se content creation, nk'ibi ngibi by'imbuga nkoranyambaga. Rero nimba ari ubwa mbere tugera hano ngaho ngo wahe ikaze, rero nyemerera tubane muri ino video nkwereka uburyo ushobora kubikereya kuri telefone yawe akantu ku kandi bitakugoye. Hanyuma mugiye kubana nyita Optic, kaze nkwereka uburyo ugiye kubikora intambwe ku yindi akantu ku kandi. Hanyuma fata telefone yawe uze mu app yawe nk'ibisanzwe, uze urebe app ya WhatsApp. Hanyuma numara kuyifungura wite uzu kandi hano ngaha kuri updates, aha ngaha urebera ama status n'ibindi. Urabona amacano menshi akunzwe ndetse n'andi bari kugenda baguha kugira ngo ubashe kuyafollowinga, ujye umenya amakuru y'ibijyanye n'ibyo bakugezaho buri munsi. Urabona no n'amacano yandi y'abahanze y'ama business. Rero nawe ushobora gukiriya ukazaba wamamaza ibikorwa byawe bitakugoye ndetse bikagera ku bantu benshi, ndetse ukabasha kunguka bitewe n'uko abantu benshi bamenye ibikorwa byawe. Rero iyo ushaka kuyikiriya kanda kuri tudomo dutatu ukahita ukanda aho ngaho kuri create channel. Hanyuma ukimara kwemeza bahita bakuzanira ahantu hameze gutya. Ikintu cya mbere ushyiramo izina uzaza wita channel yawe, hanyuma urabyandikamo uko bishaka. Genda yita Optic Media, ndetse no channel turi gukiriya uzaza umenyeraho amakuru yacu ibyo gihe tugenda tubagezaho umunsi kundi, ndetse n'amavideo n'amatutorial y'ikoranabuhanga tugenda tubagezaho ku macano yacu ya Optic VFX na Optic Documentary. Hanyuma ukimara gusoza urahita ushyiramo description ni ukwandika ibyo iyo channel zazigezaho abantu. Kongewe ino channel yanjye ibyo nkopiyemo hano ngaha no amagambo yanditsemo nuko nzaza mbaha muhamenyera kuri ino channel amakuru yajyanye n'ibyegeranyo ndetse n'ibiganiro by'ikoranabuhanga uko dusanzwe tubikora. Hanyuma urahita mubisoza urahita ushyiramo ushyiraho ifoto ya channel yawe. Buri channel igomba kuba ifite ifoto iranga ku buryo umuntu wese yazaze yigeraho akahita amenya ibyo ukora. Rero numara kubisoza urahita ukiriya channel yawe. Channel yawe ibe iremewe ndetse umuntu abe yayisacinga kuri WhatsApp abashe kuyibona. Hanyuma ubu ngubu channel yawe uba warangije kuyikiriya, ariko kambaze ngusobanurire iki kintu. Hano ngaha muri ino channel ni wowe nyirayo ushobora gushyiramo ibintu, cyangwa se aba admins washyizeho. Na wundi muntu ushobora hanze ushobora kwandika muri channel yawe. Biba bishatse kuvuga ngo wowe bagenera ibyo bagomba, hanyuma bona kuba bashobora gukora reaction yo gukoreza emojis, nta kindi bashobora gukora. Hanyuma rero iyo ushaka kumenya andi makuru kuri group kuri channel yawe uhita ukanda ku izina rya channel hara hejuru, ugahita uza ukareba aba follower umaze kugira ndetse n'abandi bantu ushobora kohereza link. Ukoze kuri link hari uburyo bwo kohereza link, hari copy link, share link, ugasharinga ku zindi mbuga nkoranyambaga z'abantu bagashobora kujoininga WhatsApp channel yawe. Hanyuma aba admins, iyo ushaka gushyiraho aba admins bazaza bagufasha kuyobora channel yawe, wenda ukora ibintu byinshi ushaka ko hari igihe utabona umwanya wo controller WhatsApp channel yawe no gushyiraho ibintu, ugashyiraho abandi ba admin bakaza bagufasha gukontrola WhatsApp channel yawe. Rero nizere ko ino video igufashije. Mu gihe yagufashije ushobora no gusharinga inshuti zawe zikabimenya, ndetse niwibagirwe no gukanda subscribe kuri ino channel tugenda twigiraho ibintu by'ikoranabuhanga umunsi ku wundi. Niwibagirwe no gusiga n'igitekerezo cya video ushaka kudukoreraho ubutaha. Mwari muri kumwe nyita Optic, reka duhure muri video ikurikira. Hasta luego.